nituzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu. Amen. Igitabo cya Daniyeli no dusore. Igitabo cya Daniyeli ibice 2 murongo wa 10 tubageza ku murongo wa 16. Aravuga ngo nuko Abakaludaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati, nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze usobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukaludaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatira kiraruhanisha, kandi ntawabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite impuhwe. Nimwumve gikurikira. Nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukabije, ahera ko ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe, baje gushaka Daniyeli na bagenzi be ngo bicwe. Ariko Daniyeli asubizanya Ariyoki umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umutware w'umwami ati, iki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu ivuye ku mwami? Nuko Ariyoki asobanurira Daniyeli. Ku 16 Daniyeli aherako asanga umwami, amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Amen. Mwebwe turanezerwa, turashima Imana kuko Imana ituriye neza, niyo yonyine izi kora bene ibi. Umuntu ugiye kunezeza bingana 9 twabaga ahantu hitwa Ikigoma mu Ruhango, twabana n'umusore witwa David. Yaje kuja hanze, yagaza nezerwa, akaza atera gusengera imigeri. Noneho tukavuga ati muzamwegeranye ibyuma gata tugira icyuma kije ku ruhande. David akaziyahura umunsi makacite. Uzi ko umuntu anezerwa ubwenge bwa roho kagenda. Oh haleluya, haleluya. Kandi umuntu muzima ariko kubera umunezero waha ukaguhindura ugasa nkaho ubaye undi muntu. Turashima Imana rero ko Imana yatubwiye neza, kandi kibuta nuko twanezerewe. Igitaramo cyangwa amateraniro inyungu yayo gusa no kwishima. David yaravuze ngo kwishimira Uwiteka nizo mbaraga zanjye. Yego. Imbaraga ntitwozikura mu zo turya, ntitwozikura no mu muryango, ntitwozikura n'ahandi hose uretse kwishimira Imana ko kubana n'Imana ko yiri kuzana imbaraga. Rero turashima Imana ko Imana yatunejeje guhera mu gitondo, yadutegeye aho yari aha mu gitondo none kwijigiha. Haleluya. Amen. Turashima Imana kuko yabarinze. Hari abantu nabonye ndaheruka kubona bose barinda kuza, siko naringize iminsi ntagera. Ndashima Imana ko nahageze kandi ndabasubije mwese. Imana y'umugisha abayobozi, kandi twaje tubishaka, twaje tubikunda, tubifitiye n'umwete ko tuva bituturimo, bacafite n'ubushake. Haleluya. Amen. Kubera iyo mpamvu nta kindi nabazaniye, naje ngo Imana ibire muri jewe, n'Imana iganire nawe. Murangiza ihindura amateka y'ubuzima bwa buri wese. Haleluya. Haleluya. Amen. Barabukora shaka kwifata kora haleluya. Kunabona bifashe ko nta kibazo. Haleluya. Muzaki. Turashima Imana rero ko Imana yabarinze yabagiriye neza. Tugiye kuvuga aya magambo nimugoroba nasomye bibiri. Ndayisoma kandi nange mfata ikaramu nguma gutegura ibyo mpaye numva bindi. Ariko nageje ahangaha Imana kuko ari izimenye gukwiriye abantu isobanurira ijambo. Asante. Nshoko tuganira imbaraga zikubitse. Ariko umuntu azayicarana ikintu akicara n'imbaraga, ariko rimwe na rimwe ntazime. Uko hari abantu bagira Yesu umeze nk'uwo kwisegura, ariko bazuka bakamusiganya ku gitaramo. Kubera ko umwijima utera ubwoba nijoro, abantu bazasengaye kuryama ariko kuzuka ntibabona. Kandi abantu bakaba muri ubwo buzima, kandi bakaba abakristo ntibacumure ntibakora ibyaha, ariko bakaba nyine abakristo baraho. Ariko reka nkumenyeshe ufite imbaraga icyo ushaka kugira. Imana yabwiye Gideyoni, yamubwira ngo wamunye imbaraga ukagira n'ubutware, wahunze wicaye muri iki gihuru. Gideyoni ati
uranyita umunyembaraga njyewe w'impunzi iri aha ngaha muri iri shyamba. Aramubwira ngo uri umunyembaraga, haguruka ugende uko izo mbaraga zawe zingana. Oh, haleluya! Haguruka ugende uko izo mbaraga zawe zingana. Imana izi gushaka mu izindi mbaraga uretse zingana n'ukuri n'uko Imana ingana muri wewe. Haleluya! Yarangije Gideoni yamubwira ati ariko intwaro zitwaza ikibindi. Cyo kintu kiranyuranye. Ura mu rugamba ukabona abagabo 70 bikoreye ibibindi ngo bagiye kurwana. Biratandukanye. Uzi ko bazakimugana ngo bikoreye ikibindi ntaterana mu biro. Niyo bateranyaga mu biro baragitera. Afata abagabo benshi bikorera ibindi baravuga ngo bashiremo imuri gusa nibamara baje ku rugamba. Imana iramwitegereza avuga ngo Gideoni wogenda umeze wotekereza ko ari imbaraga z'ubwishe. Jamo muruzi numara bage abantu bazozamwisha kanwa ukwabo abamwisha amaboko baje bagira nk'imo ubashira kwabo akuramo abagabo 300 abo nibo bagiye ku rugamba kugira ngo Imana yihishe tubahira. Reka tugandire aya magambo. Yesu ari kumwe n'abiga baragenda ngo bageze Kaisareya ya Filipo yari muri Israeli. Noneho Yesu yarahishurwa ntabwo yapfa kugenda mu kigari. Yitegereje abo bari kumwe none barimo ntibarakamubye. Arabitegereza arabaza ko mwebwe mubana n'abantu hano hanze muzamwumva umuntu bavuga ngo umwana w'umuntu ngo ndinde. Ngo barareba dore umuntu ikibazo kije rimwe na rimwe hari ukuntu urebana n'uwanyuma bari uko tubaje gute. Batanga vuba bamwe bazavuga ngo uri umuhanuzi, abandi bakavuga ngo uri Yeremiya, abandi bakavuga ngo uri abandi bakavuga ngo uri umuhanuzi n'umuntu. Atisa ukoga niko bantu mwebwe se. Haleluya. Amen. Mwebwe se. Baravuga ati igerageye bajijinganya barebana batamenye. Simoni wa Yona ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Haleluya. 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 Uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Wokora ibindi wose ibindi. Uwo muvuga butumwa bwo kumpaye muvuga. Uwo gutora ukaba pastor. Uwo mudiyakoni. Uwo shimwa n'abantu. Pastor akagushima imbere. Ariko Imana yonyine niyizimenya kari muro. Umutima w'umuntu. Amen. Nta kindi kiza kinezeza Imana ko kwitegereza bigasangira kuzi. Urayizi. Kumenya Imana ni ubutunzi bukomeye, n'imbaraga z'abanyamubiri, n'imbaraga z'abakozi b'Imana, n'imbaraga z'abakristo, n'imbaraga z'abantu bato cyangwa bakuru. Upfa kuba warayimenye ukayishira muri wowe ikaba muri wowe. Oh, haleluya. Biragatsindwa kuba mu bintu ngibi ariko ntumenye icyerekezo cyiza abandi barimo. Akwa nta bintu binezeza kuko ubona abantu barimo basiriye. Natangi nibwira ko nakijijwe mfite imyaka, sinibwira nibyo. Nari mfite imyaka 20. Ayo makuru ga nabi kuri kuko uriya ni mukuru wanje tuvindi imwe, uyu ni muramu wanje bari baharika. Bari bahari. Nakijijwe mfite imyaka 20. Ariko icyo nakoze ninjira ishamba njya gushaka Imana. Ndavuga ngo Imana yanjye yarase ngomba kuyimenya, ngomba kubana nayo. Si Imana y'umuryango, si Imana y'abene wacu, ni Imana yaje bwite. Wow, haleluya. Imana yaje bwite. Haleluya, haleluya. Imana yaje bwite. Haleluya. Amen. Imana iranyereka. Imana ivugana naje. Ibyo ndimo nabibwiwe ndi mu yogobogo ubutayu. Imana yacu izivuga, Imana yacu iradukunda, Imana yacu igira amateka maremare. Imana yitegereza Simoni. Yesu ngo yitegereza Simoni. Aravuga ngo Simoni wa Yona we, si inyama n'amaraso bibikubwiye. Kiwohishurwa gukivuye kwaso. Kiwohishurirwa bivuye mu maraso y'Iwanyu. Kiwohishurirwa bivuye mu mateka izo wabaye par experience. Kiwohishurirwa kubera yuko zagenze oya nta bundi bwenge bwo kwiga mu ishuri.
ni data wo mu ijuru. Haleluya. Aravuga ikintu cya mbere yako nimwumve ikintu Imana izikora bwa mbere iyo yakumenye, iyo yakwitegereje ikabona uri umukristo, ikabona uri uwo ishaka, izibanze ikaguhindurira isi. Amen. Iravuga ngo kuhera uyu munsi aramubwira ngo Simoni we tukizwa Simoni, ahubwo witwa Petro. Simoni bisobanura urubingo, bisobanura ikintu cyoroshwe, kicyoroshye kijanwa n'umuyaga, kijanwa n'amazi, kidashinga, kidafashe, kitaremye. Iyo umukristo atarakira Imana azajanwa n'ibisha kandi akajanwa n'ibigiye. Hello, Dali Selepala. Igisimba kije azaba igisimba. Iyo haje barata azabsina. Iyo haje abarwana azarwana. Yego. Ni muweza vyote. Tumubonera hose. N'urubingo. N'urubingo ni ikintu cyoroshe. Kijanwa n'umuyaga, gikubitishwa hirya no hino. Yego. Aleza na poli lewa. Ariko ziguhura no mu mugabo ukiri urubingo. Ariko zagora aba. Uziguhura na bene uwo mugabo ukiri urubingo. Umugore wahuye nawe ngo niwe mugabo ariko zagora aba. Zagora muza agatambama aho yotamba gusimba umuntu muzima. Ashira urugo ku murongo gusanga arahengamye akamera nk'urutaro. Nibwo ngo ruzagwijara rugararambye igihe cyose ruhengamye. Simoni wayo beze Imana ishubahiro, Imana izi guhindura isi. Mugabo umwe ngo yagiye mu butayu kwenda gusenga Imana, ngo yarajanywe n'iki, ngo yaragiye kubaza Imana ngo se ndi umukristo noja mu ijuru. Ngo ageze mu butayu Imana yamubwira ngo subira iwanyu niho hari igisubizo. Ngo aragenda akinyura ku kabari ngo yumva ko bavuga ngo ariko ngo Kristo umeze nka buriya bwa runaka, ngo birarutwa nuko twoguma hano mu kabari. Imana yamubwira ngo mushe igisubizo cy'ibyo wasengeye. Hari ibintu binde bitaza bigutinya kandi bikuze. Ikintu cya mbere ni umutima wawe. Yego. Ikintu umugore azabana n'umugabo akagira ibanga rye kandi umugabo atomenya niyo zagenda gute. Umugabo akabana n'umugore we akagira ibanga rye, umugore atomenya niyo zagenda gute. Ariko umutima wawe ukakubwiraga ngo nubwo uri mu gusirimba kuriya ariko bahara wakandu kandi wazawi ukumva karagusonza kakakumara n'imbaraga ariko kananirwa kukihana. Icyaka kabiri kitaza kiguti n'abadayimoni batuye hajya mu mikoko yiwanyu munsi y'amazu habyo. Iyo utambutse bazavuga ati uzi ko agiye kubajijisha baba bakuzi, barakumenye babana nawe hantu barakuzi saa 7 z'ijoro, bakuzi ku manywa y'ihangu, barakuzi igihe abantu batari. Cya gatatu kiza kikumenye ni Satani. Umunsi bashengera imbere y'Imana, abana b'Imana, ngo Imana yabaje Satani amaza ngo suvuye aravuga ngo ngwekuzerera kwisi wabonye umukiranutsi wanje rero. Aravuga ngo ndiyoreka kumukira, tigeze mubaza adresse ya Yobu cyamubanje ngo umugabo umeze ute cyangwa tuye, yanyavuga ngo nta kindi wahiriye amaboko yiwe. Satani aratuzi yarazi Yobu. Cyane tatugize kimenye umuntu ni Imana ubwayo ukora byose nka kwihorera ngo kagira ngo mvanye nawe, bari ku munsi umwe zabishira ku mugaragaro. Imana nuko izi kwihanganya kugeza kwiherezo ryawe. Bibiliya yavuze ngo Yesu ngo araneserwa abwira Simoni wa Yona, aramubwira ngo Simoni we uharaye uyu munsi guhindura izina tukizwa Simoni. Iyo umuntu yamenye Imana asava mu ntera imwe akaja mu yindi. Yesu ngo gusenga Imana akava mu ntera imwe akaja mu yindi. Imana ni kwizikora. Oh haleluya. Imana yakorana n'abasinziriye nabona gusa ibintu bose bitambuka kureba kuri televiziyo. Ubwami bw'Imana uhereye mu gihe cy'abahanuzi, mu gihe cya kera ngo buzabuharanirwa. Yego. Kandi ngo buzogenda ngo n'indwara. Bajya bariste kurya. Kuko uzi mujye ngo ibiri ibintu byo gufunga ngo zarananiye pe. Oya rwose abana leta yaravuze ngo abantu bagafunga. Bamukomeza yibeke gufunga. Umurye pe. Ariko ufite ikibazo. Ufite ikibazo. Kabiri waramubwira ngo kuri wewe ngo niho nzobaka itorero. Kuri wewe ntabwo gahigeze avuga ko ari kuri Petero, yavuze ko itorero ry'Imana riri mu mutima w'umukristo, naho niho rishingiye. Nzakubaka itorero, aravuga icyana gatatu n'umwe ngo kandi amarembo y'ikuzimu ngo ntabwo azarisenya. Oh haleluya.
agikira itorero ry'Imana, iyo cyari kumwe n'itorero ry'Imana, nimba uri umukozi w'Imana, itorero ryubatse muri wowe, itorero riri muri wowe, riryamye muri wowe, ryubatse kuri wowe, kuko Imana yakugiriye icyizere. Cyakane muramubwira ngo kandi muhaye urufunguzo rwo gukingura icyo uzahagarika hano ku isi kizaba gihagaze mu ijuru. Iri jambo abapasiteri bakunda kurikoresha bakavuga ngo kandi uwo duhagaritse hano ngo tuba twamuhagaritse no mu ijuru. Oya, Kristo yabivuze, akanwa kawe ururimi rwawe niwasanga ukavuga abantu bazakizwa baje mu ijuru, nuceceka bazarimbuka baje muri gehinomu. Ururimi rwawe rufite ubushobozi, ariko igitangaje ururimi rwawe urimo kurukoresha ibinyuranye n'Imana ruguhereza. Ururimi rwawe rufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu, ntakwatura ibintu kakubwira ibintu kandi bikaba uru rurimi. Yakobo yararutinye abavuga ngo rufite ngo ni nk'agashashi gato k'umuntu ngo niko kaza gatwika ishyamba. Wagobonzora bukeya gutya wavuga ibyiza kagahita gahindura amateka y'umuntu akinjira mu bundi buzima. Icya kabiri agahinduka umunyembaraga kubera amagambo akuri. Urufunguzo aramubwira ngo urufunguzo rwo gukinga ijuru nakurikingura, uzarike nuvuga abantu bazakizwa, nuceceka abantu bazarimbuka, ariko ngo hanga ubushobozi bwo gukinga no gukingura. Anizele sala ariko urumva imbaraga wicaranye bode yagoroma, wicaranye Imana ariko kutamenya kuzifite, kutamenya icyo uri cyo, kutamenya muri wowe, wicaranye Imana umeze nk'umusirikare ufite imbunda yuzuye amasasu, barangiza bakayigufatana amateka. Reka tuvuge ibintu bigera kuri bine nahawe kugira ngo mvuge kuri iri jambo. Ngiye kuvuga ubwo bushobozi mu bice bine. Icya mbere navuze ngo izi guhindura ikaguhindurira izina. Ene data reka mbibari, muracitwa abandi, mwahindurwa amazina, uko muracari babandi cyangwa muri abandi, tibipfaga guhindura. Ni Imana ibigira mwuha, ni Yesu bigira umwuha waguhama. Uracari wa wundi cyangwa hari uko uzagenda, hari uko wahindutse. Iyo umuntu yahindutse azahinduka mu buryo bwose, azaba igisubizo cy'umuryango, azaba igisubizo cy'ubwiwe, azaba igisubizo cy'agace, azaba igisubizo cy'igihugu. Wow, haleluya! Ntabwo muri igisubizo cy'urusengero gusa, ntabwo muri igisubizo cy'intambi gusa, muri itorero universel, n'itorero ku isi, n'itorero ryasamye, ryagutse. Amen. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Bakwitande urinde. Mu gitondo nababwiye ngo iyo utarava mu muryango wiwa, iyo utarava mu zo wari uhoraho, uracyari wa wundi turagahinduka. Ariko naje kukubaza ngo isuri wongere wisuzume, utekereze uvuga ngo ariko muri iyi minsi intambwe ingana gute. Yakobo yaraye ku musozi ngo harara n'izina ribi, mbogene mu gicuku Imana namusura kuko ngo yari yasenze aravuga ngo Mana nkore iki gisuzume. Arangije ngo marayika w'Uwiteka araza aramusanga ngo aramubaza ngo ikibazo ufite ni iki. Aramubwira ati reka ikibazo ni izi, utaramenya ko ikibazo ufite ari izi kibizohinduka. Ubundi abanyabwenge bavuga ko kumenya kumva ikibazo konyine ufite 50%, n'indi 50% no kubisubiza. Utaramenya ko ufite ikibazo cy'izina, uracyafite ikibazo. Ikibazo si ukumenya, ikibazo si izina, ikibazo ni ukutamenya uri, ni ukutamenya ko ufite icyo kibazo. Elisa yageze mu rwa w'Iyeriko, ngo ahageze bari baramenye ikibazo bafite, ngo baramusohora baramubwira ngo Elisa we ngwino tukwereke, urabona uyu musozi ni mwiza, urabona ahantu dutuye ni heza,
amazi yaho ni mabi. Bari bamenye ikibazo kubera yuko umukozi w'Imana yarahageze ngo barasobanukirwa baravuga ati nta kindi twakemura iki kibazo ni ukumubwira uyu mukozi w'Imana. Haleluya. Oh haleluya. Imana irashaka ko uvuga ikibazo ukagitunga urutoki. Iryo zina igihe n'iki ngiye kugira ngo urirekure. Ari indirimbo yaje ngo tukirimo dusirimu n'ubu ntangiye kubwiriza ko ndayumva. Mwambie Farao saa zimekwisha. Lelo sabode yangu. Igihe umaze wiruka kuri iryo zina, igihe umaze ufite igisuzuguriro cyane, igihe umaze wisegura ibibazo ukiyororosa ibindi, igihe umaze wisegura ibidafite igisubizo, igihe umaze uryama mu bibazo gusa, igihe umaze uri mu bibazo bidafite igisubizo, iherezo ryako ryaba ari ringiri. Twajya turi abakozi b'Imana cyangwa twavangiwe turacyari babandi twaje kukubwira ngo hari impinduka. Iryo zina ryawe uyu munsi bireke. Odele sabu dele ma. Mwambie Farao saa imetimia. Uyu munsi musezerere. Atoweke. Uyu munsi icyo wishurira uyu munsi kumeze kirere cyakingutse. None sala pali kerere soti zawe urohemu ngwino wamutindiwe urohemu ibyawe ubwire Farao ubwire twabanye turarangiye. Farao kandi ntabwo ukurikiriza amaherezo ya Farao uko byagenda. Inyanja yarabarengeye bose ariko birakorwa n'iki? Nuko wemeye gukingura Imana ikinjira igasangira nawe amarangamutima yawe, igasangira nawe ibibazo byawe. Imana kirambwira ngo nkubwire ngo uyu ni umugoroba wakirizwa, uyu ni umugoroba wakwakira n'amateka, uyu ni umugoroba uhindura ubuzima, uyu ni umugoroba usa n'igiti amasaha arangana n'ayandi, umugoroba usa n'iyindi, umugoroba uri mu mucyo cyangwa imvura, umugoroba uri mu izuba cyangwa umwijima, umugoroba umeze gutyo usa n'iyindi. Ariko igihe iyo kigeze Imana idufata umwanzuro, icyo warwanya nacyo igihe kirekire Imana ifite ubushobozi bwo kugifata mbere. Nimba uyemereye ugatera intambwe imwe gusa nayo igatera izindi. Ikindi Imana ifite kabiri yamushizemo umurimo we ikawushira muri wewe. Mu bitondo nababwiye ngo Imana izirinde ikikurimo, Imana izirinde ikikurimo. Ubona matakumba uyu mugabo ndamumenyereye n'inshuti yanjye birenze boza bakamuhagurutsa bakamwanga ngo abaye minisitiri usagaje kumurangira uzamureba guki none nagira umugisha yarantagira nka guki nkaba nishima ko minisitiri aransohura ntabwo ari ukumwombo cyane nimba abisaba uko bimera abakozi b'Imana. Umurimo w'Imana ubitse muri wewe, uri ikigega cy'Imana, ubutunzi bwawe buri muri wewe, bw'Imana buri muri wewe. Uriyiza ariko uzi uburiwe
Yesu yabwiye abigishwa ngo muze gusenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza akaba mu buzima bwacu, ubwami bw'Imana buzamumanuka bakaba muri twebwe, kandi ubwo bwami bw'Imana burindwa n'imbaraga z'Imana. Oh, haleluya! Buzaburindwa n'imbaraga z'Imana. Amen. Nukuri. Neza lakini image. Meloma. Ayo kundo bananezwe. Usiko umuntu anezerwa akabura kuvuga ibi. Ariko reka mbabwire bene da. Ubwami bw'Imana nibuza muri wewe. Umutekano sawa. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nzaguhindura urutare ibuye. Ngo kandi kuri wewe niho nzubaka itorero. Kuri iryo buye ni wowe yavuga. Ngo mufite niki? Yego. Kwihe ufite n'ubwiki. Amaganya ugendana naye. Nzaguhindura ibuye, nzaguhindura urutare. Ubwami bw'Imana bwabaye muri Daniyeli. Bibiliya ivuga ngo hasohoka itegeko ngo baravuga ati abantu bose muri iki gihugu nibasenge Nyagasani umwami, kandi ngo abami abungirije umwami ngo baja ku ntebe bakora inama barabyemeza. Barabyemeza baravuga ati tugende tubwire umwami turamuza kundi cyubahiro tubimubwire. Ngo baraza barabimubwira, kandi ikibazo cyari Daniyeli kivuga gute kuko yaragiye kugabana ubwami. Baravuga ati tumuteranye ku mwami agire dosiye mbi, narangiza ibyo byose bitekerezwa ntibizaba bigishobotse. Umuko birivuga ngo baragenda basanga umwami baramubwira ati Nyagasani, dukurikije icyubahiro cyawe, dukurikije uko umeze, dukurikije ubwiza bwawe no kutuyobora neza, nta kindi twoguhemba uretse kugusenga gusa. Nyagasani wose nyiri itegeko. Umwami ntiyamenye icyari kigenderewe, ngo arasinya. Arangije gusinya ngo baraza baramubwira ati rega wa munsi bategetse ko uzadusenga hari utarakwitayeho, kandi igitangaje ni umunyagano w'Uyuda witwa Daniyeli. Umwami ngo ashakisha inzira iyo murengeramo ntizakunda. Ngo baramubwira ngo rega itegeko rya Medi na Peresi nikubagaho kibihinduka nuko ryabaye warasinye byarangiye. Ngo areba hari turuka arahabura. Ngo arangije ngo arategeka ngo nimugende mu Musa. Ariko umwami ntakundi ijambo yamubwiye. Yamubwiye ngo Daniyeli we, Imana yawe ukore genda. Yarazi Daniyeli ko ari umukiranutsi w'Imana. Ubwami bw'Imana bwari muri Daniyeli. Daniyeli yareba akabona Imana. Ntiyabonaga iterabwoba ry'abamugose, ntiyabonaga iterabwoba ry'urungano, ntiyarebaga iterabwoba ry'abandi Bayuda n'izo bavuga ati ariko dore hari ibintu uzahanze abantu bari kwinjira mu mateka y'abana. Ngo ariko kuriya nako mugukabza. Mbese kuriya ngo kuniyo bihindura we ntabona ko ibintu zahindutse. Oya, Daniyeli ntacyo yabonaga muri zo zose. Icyo yabonaga ni kimwe, yarabise ubwami bw'Imana muri we. Aravuga ngo nta kindi nasenga uretse Imana y'Abayuda, namenye ko ari inyembaraga. Wese Imana icyubahiro. Daniyeli ngo aramanuka ngo arika mu ntare ngo hageze zitangira guhunahuna. Ngo zibona si umuntu usanzwe. Ngo zikitegereza zikabona yayo uyu ga ntasa n'abandi. Icyo zakoze gusa ngo zararanye nawe zimuhumekera. Ari umwanditsi wanditse agatabo aravuga ngo ninde wari warara mu kinyagiti gihumeka uretse Daniyeli wenyine. Intare ziramwegera ngo zikaza zimuhumekera, imbeho irashira. Amen. Rumeze nk'uko mu bibazo bidafite igisubizo, mu gihe bimeze gutya intare zikugose imbere n'inyuma, mu gihe wabona nta buzima buriho, hariho Imana. Irambwira ngo marayika w'Uwiteka amanurwa n'Imana, ngo araza ngo afata iminwa y'intare. Umwami ngo arara adacurangiwe, ngo arara ari maso, ngo mu museso ngo aribambura, ngo aragenda no ku rwobo, ngo arahamagara ngo Daniyeli muntu w'Imana, umukozi w'Imana. Imana usenga yaba yabashije kukurokora, yaba yabashije kugukiza. Daniyeli aramusubiza ngo yumva ko atera akamu, aravuga ngo Nyagasani. Oh, haleluya! Natekereza ngo none umwami nawe nubwo yari umwami none yitereyemo gato, aravuga ngo ngwiconze kuko nta gucumuye, sinjumure no kuyomwisha ngo nicyo gituma